uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu nibaza. Turabizi ko abantu benshi bakunze kugira ibibazo bya depression. Maze iminsi ndibaza ni nkanjye ndi psychologist ndamutse mfite depression cyangwa se agahinda gakabije, nibe bintu nakora ku buryo naba nizeye yuko ndi gusohoka muri depression. Icyo nicyo kintu tugiye kuganiraho. Turabizi neza yuko depression nta n'umuntu yasiga actually. Umuntu wese ushobora kuba yarahuye n'ibintu bishobora kuba byatera depression, byanze bikunze yagira depression. Ntabwo bivuze ngo aba ari umuntu utarabyize gusa, bivuze ngo aba ari umuntu utarize gusa, umuntu wari wese yagira depression. Ariko se nkanjye nk'umu-psychologist ndamutse ngize depression, nkagira n'ubuhanga cyangwa se amahirwe yo kwifashisha ubumenyi nzi nibihe bintu nakora kugira ngo mbashe gutsinda ako gahinda kabije, hanyuma nongere ishime. Mbere na mbere kazazi twanavuga ati ubundi depression irangwa n'iki? Ubundi umuntu ufite depression turabizi yuko ikintu cya mbere cyihutirwa kitakiza ni ikintu kijyanye n'agahinda kenshi, cyangwa se agahinda bita ko ari agahinda gakabije. Abantu benshi turabivuga tukagira ngo ni ibintu biri aha, ariko ni agahinda mu by'ukuri kaba kari deep ndetse kanatinda. Kwa kundi uvuga uti aka niko gahinda ka mbere ku isi gashoboka. Ni ka gahinda gatuma abantu benshi bumva banahaze n'ubuzima, akumva no kwiyambura ubuzima cyangwa se gupfa ari kimwe mu bintu byanasumba kuba yaba ariho. Umva ku gahinda ukuntu kaba kangana, kaba kari deep mu by'ukuri. Abantu bafite depression akenshi bakunze kumva nta kintu bamaze. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso ntekereza biba biri characteristic, cyangwa se umuntu akibivuga bitamvuga amahirwe menshi n'ukuntu afite depression. Kubera ko abantu turemewe kumva yuko hari ikintu tumaze. Depression rero yiba icyo kintu, kuba wakumva nta kintu umaze ku isi. Ikindi kintu ni ugutakaza icyizere cy'ejo hazaza, icyizere cy'ejo hazaza. Ibi byose biba bifite uburyo bikora melange cyangwa se mixture ituma ya mood y'agahinda kabije yongera. Ariko kumva ejo hazaza nta bintu bizagenda neza, kumva uko ibintu byose byagenda nta kintu kizacamo, kumva yuko ibintu byose bizamera nabi, ibyo bintu iyo byiyongeye ku ibyo maze kuvuga ari ibintu bishobora kuba byaranga depression. Ibimenyetso ni byinshi, ariko ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'ibanze. Hari n'abantu usanga gusinzira bigoye, cyangwa se ugasanga kurya apeti hajemo ibintu by'ibibazo. Hari n'abantu usanga memory cyangwa se kwibagirwa, ugasanga byariyongeye. Abantu benshi turibagirwa, ariko ugasanga byibagirwa n'utuntu turi aho ngaho tworoshye. Depression ni kimwe mu bintu ntakwifuriza umuntu uwo ari we wese. None ndamutse nshaka kuyirwanya, ni ikihe kintu mu by'ukuri navuga nti ni ibi nakora ndamutse ngifite? Ikintu cya mbere nakora cyihutirwa ni uko n'abandi kureba umu-psychologist cyangwa se umu-psychiatrist. ubwo aba ni aba-professionals, bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Ku muntu ufite depression ukeka ko ariyo, kubera yuko iba ifite uburemere, nta kintu gisumba ikindi nko kuba mfite rendezvous n'umu-psychologist cyangwa se umuganga, umu-psychiatrist. Ashobora kuba nk'imiti cyangwa se atayimpa, ankorera counseling gusa, ariko nkaba nzi yuko ari umwe mu bantu bari barakurikirana. Icyo nicyo kintu cya mbere nakora. Ibindi byose navuga, ibi ngibi kidahari, byaba bifite risk nyinshi, cyangwa se bifite ibyago byinshi yuko umunsi byafeirinze bishobora gutuma ujya hasi kurushaho. Icyo nicyo kintu cya mbere naheraho. Ikindi kintu cya kabiri, nakora ku buryo mu bintu byanjye byose nkora, muri gahunda zanjye zose mfite z'umunsi, ngiramo gahunda yo gukora ikintu gisa nka siporo, cyangwa se ikintu gituma umubiri wanjye umuvinga. Nkanjye ikomeze, amahirwe menshi ni uko nakoresha walking cyangwa se kugenda n'amaguru. Nakora ku buryo nibura buri munsi mfata isaha imwe n'igice
ngenda n'amaguru. Impamvu nayikubwira, ubushakashatsi bugaragaza yuko gukora siporo bigira ingaruka zingana n'iz'imiti ya depression. Hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza icyo ngicyo, kuko gukora siporo nibura 3 ku munsi, nibura 3 mu cyumweru, bigira ingaruka zingana n'iz'imiti. Hari imiti bapimiyeho ikoreshwa mu kurwanya depression. Tekereza kuba ufite umuti witwa siporo ushobora kugabanya ibimenyetso bya depression ku kigero nk'icy'imiti twakura muri farumasi. Ariko icyiza cya siporo ni uko yo itazana za ngaruka zindi. Hari ingaruka zo bita side effects. Iyo umuntu ari kunywa imiti, hari izindi ngaruka iyo miti itugiraho. Wenda ushobora gutuma uzungerera se, cyangwa se igatuma usinzira cyane bikabije, cyangwa se igatuma iminwa yawe yuma. Hari ingaruka nyinshi zigenda zibaho. Siporo yo ntabwo iri buze kuzigira. So ikintu cya mbere nakora ni ukora ku buryo siporo buri munsi ari kimwe mu bintu nshyira muri gahunda y'ibintu byose nkora. Icyo ni ikintu cya kabiri cyiyongera kuba nashatse umutherapist cyangwa se umuganga unkurikirana. Nyuma ya siporo ikindi kintu nakwitaho. Okay, mbere yuko njya no ku kindi kintu, reka mvuge no kuri siporo ho gatoya, nongere nyivugeho. Ubundi ku muntu ufite depression by'ukuri gukora siporo biramugora. Kubera yuko depression kimwe mu bimenyetso nubwo nta kivuze, ni uko yica ikintu cyita motivation, cyangwa se ikintu cyitwa kumva ufite umurava wo gukora ikintu icyo ari cyose, cyane cyane ikintu ushobora kuba wumva yuko gikomeye. Niyo mpamvu siporo abantu benshi bafite na depression bibagora kuba bayikora. So ugasanga kuba nagira umunama ngo akore siporo afite depression, mba numva ari ukumugondoza. Ariko nkanjye ndamutse mbona afite ikibazo cya depression, nakora ibishoboka byose ku buryo nishiramo akabaraga, nishiramo agatege ko gukora sports. Ego, reka njye ku kindi cya gatatu. Ikindi nakora, nakwita ku bintu ndya cyangwa se imirire, diet. Nzi yuko nkunda kugira ibibazo bya depression, amarangamutima, haba nkurikiranwa n'umuganga, haba ntakurikiranwa nawe, haba ikira yarangiza ikagaruka. Kimwe bintu nakora ni ukora ku buryo ni engineering cyangwa se nkora design y'imirire. Nakoresha chat GPT cyangwa se AI yose ikangira inama z'ibintu nkwiye kureka. Ariko imirire ni kimwe mu bintu nashira at the top cyangwa se imbere. No kubera iki? Turabizi neza ko ubushakashatsi bugaragaza yuko majority of depression cases cyangwa se umubare munini w'ibibazo bya depression bishobora kuba biterwa n'ibibazo by'umubiri cyangwa se ikintu bita inflammation. Hari abantu bavuga ngo ubwo umuntu afite depression ngo yahuye n'ibibazo mu buzima, ngo yahuye n'iki. Ntabwo ari ukuvuga ngo niko imeze. Hari ibibazo bya depression ushobora kugira bitewe n'ibintu biri kubera mu maraso, ibintu bita inflammation, kuko umubiri uri kwirwanaho, hanyuma uko kwirwanaho bigatera n'ingaruka ku bwonko. Ingaruka bituma ubwonko bwitwara nk'aho buri depressed. Ndetse iyo depression nayo inakunze no kugora n'abantu kwivura, kubera yuko uragenda ukamukorera psychotherapy ugasanga ntabwo birimo birakira. Abaganga wenda akamuha n'imiti ugasanga umuti wa mbere ntawe ukoze, bisabye ko azana n'uwa kabiri, kubera yuko iyo inflammation cyangwa se uko kwangirika kw'ibintu bibera mu mubiri byatewe n'uko umubiri wirwanaho, ugasanga ntabwo abantu bari kubyitaho mu buryo bwa nyabwo. Hanyuma rero imirire ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kudesigninga cyangwa se kwitaho ku buryo ahangana no inflammation cyangwa se agabanye izi reaction z'umubiri zatuma depression ibaho. Niba ari ukurya amasalade menshi ukabikora, niba ari ukurya amaproteine menshi ukabikora. Hari ibintu byinshi. Ntabwo ndi nutritionist, ariko ubu ngubu tekinoloji ahantu igeze, umuntu wese ashobora kuba yanakwigira inama as long as afite umuganga umukurikirana, cyangwa se akareba n'umunutritionist akamufasha kureba ibintu yakwifashisha akarya mu buryo bworoshye.
so maze kuvuga ibintu bingahe navuze ikintu kijyanye no gushaka umuterapist cyangwa se umuganga kuvura icyo ngicyo ni ntasimburwa nta kindi kintu cyagisimbura navuze ikintu bijyanye na siporo ikintu bijyanye n'imirire ikindi kintu cya kane ndamutse mfite depression narwaye agahinda gakabije ndi psychologist ikindi kintu nakora ku buryo nshaka ikintu nkora gituma numva yuko hari ikintu maze mu isi kuko turabizi neza yuko depression kimwe mu bintu itwiba ni ukutwiba kumva yuko hari ikintu tumaze hari ukuntu bibaho ugasanga umuntu yakubwiye nabi yagutoteje ku buryo bikonvinsinga ubwonko yuko nta kintu umaze mu by'ukuri so kimwe mu buryo bwo guhangana nabyo ni ukureba ibintu najya nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi ku buryo numva yuko mu by'ukuri hari ikintu umaze bamwe dukunze kwibonera mu kazi kacu dukora nkanjye ni psychologist mfasha abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima ibibazo by'ibikomere ku mutima ku buryo buri uko mfashije umuntu hari uburyo numva ko hari ikintu mu by'ukuri namaze bikaba byandinda kuba depressed ariko hari umuntu ushobora kuba wenda akazi ke bitamworoheye kubibona muri ubwo buryo inama ya mbere of course ni ukureba uburyo no mu kazi ukora wabasha kubonamo meaning cyangwa se kubona ubusobanuro ku buryo wumva ko ibintu ukora ari cyo bimaze ariko ushobora no kubibonera mu buzima busanzwe ushobora kugenda mu nzira ukafasha umuntu ukabona uburyo umakinze difference cyangwa se uburyo umufashije ukavuga uti ibintu birarenze ushobora kuba ufite umugore cyangwa umugabo ukaba hari ibintu umukorera ku buryo ashobora kuvuga ati hari ikintu umaze cyangwa se ufite abana ukavuga uti abana ni niyo tugiye babaho ushobora kujoyininga organization ifasha abantu ushobora kujya gusura abarwayi hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yakora ku buryo agira umurimo ukomeye akorera muri ino si yuzuye ibibazo niyo waba nta kintu ufite hari akantu ushobora kuba wakora ukaba wagira ikintu umarira umuntu ushobora kugenda mu nzira ukabona umuntu utameze neza ukamusuhuza ukamubaza amakuru ukamubwira ko nta kindi kintu wifuza gusibye kubona ari gusimayiringa cyangwa se kubona yuko nibura abonye umuvugisha ko ni akantu keza yego hari byinshi twakora kugira ngo twumve ko hari byinshi tumaze ikindi ntekereza ko ari nacyo cya nyuma navuga ikindi kintu nakora ndamutse mfite ubushobozi bwo gukora akazi cyangwa se imirimo nakongera imbaraga nanone mu gukora kugira ngo nongere ubushobozi muri financial nkunda kubwira abantu benshi yuko mu bihugu nk'ibi byacu bikiri mu nzira y'amajyambere hari abantu benshi tugira ibibazo bya depression bitewe n'uko twabuze n'amafaranga ari ibibazo by'ubukene ku buryo amafaranga abonetse by'ukuri ibibazo byakemuka so ndamutse nawe depressed nareba nshobora kuba depressed maybe kubera nabuze akazi cyangwa se kubera nabuze icyo kora ariko nareba niba hari ikintu nabona actually nakora ku buryo kimpa icyizere yuko ahazaza hanjye hashobora kuba hatekanye mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'imibereho niyo mpamvu mbwira abantu buriya gukora bishobora kuba ari imwe mu miti ya mbere abantu benshi bishobora kuba twirengagiza ariko gukora cyane kongera ubumenyi buzatuma ubona akazi cyangwa se ukorera amafaranga yisumbuyeho ugatunga umuryango cyangwa se ugatunga abakuzengurutse ni bimwe mu bintu bishobora kuba byafasha abantu benshi kugira ngo bumve ko bafite icyizere cy'ejo hazaza yego ndakeka ari inama eshanu ntanzi depression ni imwe mu ndwara zikomeye ndetse yafekitinga n'abantu benshi mu Rwanda tuzi neza yuko ushobora kuba yafekitinga abantu ushobora kuba bagera kuri 20%. Ubushakashatsi buvuga 11%, 11% cyangwa se 20%, ariko urumva ni hafi umwe mu bantu 10 cyangwa se umwe mu bantu 5. Iyo ni bare y'abantu benshi. Bisobanuye ko abantu benshi tugendana agahinda, tukagenda duseka bamwe tutanabizi. Kuko nabivuze ikintu cya mbere ni ukurana babona umuntu wagufasha wabihuguriwe muganga. Wamara kumubona ukareba niba hari ibindi bintu wakora
byabasha kugabanya uburemere bw'iki kibazo. Aho ushobora gusanga mu byo navuze hari kimwe cyagufasha. Iyi nitwa Gamini Psychologist. Murakoze.